arimo yitambukira ageze ahantu bajugunya imyanda habona amafaranga aravuga ati reka njye kuyafata. Ati mbega ibifaranga ndakize. Sha naya nahize imyaka yose noneho nanjye ngiye guhita njya mu bakire. Hari uri aho ngaho ari gucunga byose. Amaze kurunda amafaranga rero sinzi ukuntu arebye hirya abona hari umugore uryamye abona inkweto. Uyu se niba bishobora kuyamwaka bagenda batarayafata bimeze gute? Ese ubu ngubu nta muntu waba umwishaka amujugunya aha ngaha ara uri gucunga arakomeza arareba. Arashaka kumenya iherezo ry'umugore ni irihe? Ese arapfa imbwa zimurye ba nyirawe baraza kumutoragura cyangwa? Ati mana yanjye uyu muntu ageze aha ngaha ate kandi? Ati madamu bite? Ese umerewe neza uri muzima bimeze gute? Akoze ku gatima yumva agatima karacyatera, yewe ndumva ari muzima pe. Ucunga ati burya wa mugore ntabwo ari yapfa, kuki ntamwishe ngo apfe neza? Umusore aravuze ati reka nkutware, reka nkujyane kwa muganga n'amafaranga ntabwo ndi buyasige. Ucunga atari ku wa musore ugiye guteza ibyago kurushaho, uwo muntu ugiye gutwara uzi impamvu ari aho ngaho, kuki utamuretse ngo ashire mu mwuka? Nuko yamuteruye. Ese umugore arazira iki? Ese uri kumucunga bimeze gute bafitanye irihe sano? Umusore yamutwaye atazi ibyabaye, ariko uko agenda hari abari kumucunga barakurikira n'imodoka. Reka natwe turebe uko byarangiye. Yamugejeje rero aho yibera amuryamisha ku ntebe. Ati rwose buri aha ngaha wumva utuje kuva agatima kagitera, dutekereza niba turakujyana kwa muganga cyangwa se niba uraza koroherwa. Ajya kubara ya mafaranga yatoraguye, ariko akomeje kwitegereza abona ibifaranga n'ibipirati. Mbega abagome bajugunye ibifaranga by'ibikorano burya. Asanga byose n'ibipapuro atangira no kubishanyagura. Iyi modoka icungacunga nayo ibirahageze. Ati ko kw'ibinote byose ni ibya piratera. Mbega wa mugore nawe yatangiye guhumeka neza. Yewe ndabona ukangutse pe. Se bite byawe uri amahoro cyangwa? Abura icyo avuga. Atangira kwitegereza umusore wamukijije. Umusore atari ko tuzi uri mu biki ko ndozo uri kureba rwose nk'umuntu ufite ubwoba, ngiye ndagutwara iki? Aha ngaha rwose hari amahoro hari umutekano. Umugore ati none ndi hehe? Ati ngiye nagukuye mu kimoteri nkuzana aha ngaha niho nibera. Umugore ati none wowe urinde ubundi? Ese ngiyewe ndinde? Umusore ati none se ko nta ndangamuntu nagusanganye urumva ndakumenya gutera? Nagusanze uri mu bifaranga bya fake. Akomeza kwitegereza. Umusore ati rero impamvu ngiye nakuzanye aha ngaha no kugira ngo ngufashe, reka mba nigendeye. Umugore ati buretse ariko urajya hehe? Ati rwose ntusige. Ati ntabwo ngiye nifuza kongera kuba njyenyine. Umusore ati ariko tuza ngiye ntabwo nzagusiga, ntabwo ndi bugusige. Wowe menya ngo ahantu uri haratekanye ntacyo uraba, kandi hari abamukurikiye atazi. Ati rwose ngiye kukwitaho ntacyo uzaba pe, uraza gukira. Umugore akomeza kwitegereza. Si uyu musore ibye bimeze gutera? Si ubumwizere cyangwa? Ati rwose ho muri aho zakira, buryamye ubutuje ubanza ugarura imbaraga. Yakomeje kwitekerezaho. Uyu musore mwizere uwakurikiye nawe nahanga bamuzanye se, ndaje nkwereke. Ahamagara wamutumye arimo araryoshya. Ati rwose twishimire kuri ya mugore yamaze kutuvamo. Ubu ngubu n'ibyishimo kubera ko ubuzima bwacu bufite ubwigenge n'ibyishimo byacu bifite amahoro. Hari uwahamagaye. Ati boss we mfite icyo nakubwira. Ni ikibazo? Ati ikibazo cyise kandi? Ati wa mugore twari twarangije aracyariho. Mugabo ati ko bitashoboka bimeze gute ibyo bintu? Ati aracyariho rero kandi rwose ameze neza pe, ari guhumeka w'abazima ntabwo umwuka washizemo. Mugabo ati none se muri hehe? Ati hari umuntu waruje aho bajugunya imyanda aramutwara, niwe nakurikiranye. Mugabo ati ngo iki? Umuntu ngo ugenda atembera mu myanda? Ati niko bimeze. Ati nyumve neza rero, ngiye nkeneye ko abura kandi akabura bya nyabyo, kandi ubikore nta kosa ukoze. Mugabo ati rwose ndabikora neza kandi ndabirangiza neza nkuko nabitangiye. Mugore ati byagenze gute se? Mugabo ataracyariho uriya mugore. Mugore ati ngo iki byagenze gute se? Ati uriya mukozi wanjye w'igicucu ni utabirangije neza. Mugabo ati ariko ntuhangayike, ngiye namutegetse agiye kubikora kandi arabikemura nta kosa. Ati ntago umukozi rwose yaba ikigoryi ngo akore amakosa inshuro ebyiri. Mugore ati ngo iki ni gute wakwizera umuntu nk'uwo wose? Ubundi kuko utaza n'abantu bazi gukora akazi neza. Mugabo ati ariko tuza nawe uri mu biki? Uriya rwose azi kubitunganya neza. Buriya wenda ashobora kuba hari utwo atakoze neza
icyo upfa nuko ufite ubuzima bwiza. Ati nuko bimeze. Umugabo ati niko bimeze rwose, wituza. Urumva? Umugore ati ngo ki dutuze koko. Ati ngiye sezeranya kuri ya mugore Helena atazibeshya ngo yinjire muri no nzu ye nanone ukundi, igomba kuba iyacu. Umugabo ati niko bimeze rwose, uriya mukozi wanjye araza kubikora neza, kandi noneho namara kubitunganya nawe nzamukura mu nzira kugira ngo hatazagira umwe wongera kunkinisha muri bo. Ntabwo ngiye nkinishwa, kandi byose ndi kubikora ngo nzabe ndi kumwe nawe. Ati yego shahara arenze rata, reka tugende ngo ushimishe ngo uhembe, icyago muba mushaka ndakizi, tugende. Nuko bagiye, ariko uri gucunga uwo bakijije ava mu modoka ati ngomba kurangiza icyo mbwiye bosi. Umugore ari aho ngaho yamaze kwitekerezaho, iyi miti isinziriza umugabo arayifite, ashyira mu gasume, aravuga ati noneho reka njye mupfuka amazuru asinzire ubundi mutware njye kumurangiza. Atarabikora umugore yarakangutse ahita yijijisha ati bitese. Umugore turinde wowe. Ati ndi umuturanyi njyewe, ndi umuturanyi w'umusore wagukijije, nje gusura umusore rwose uba ahangaha. Ese umerewe neza arako nduzi wagira ngo ufite ibitotsi, kandi araje kumurangiza. Umugore atongokiye, ahubwo wowe uza ahangaha uhatuye atabizi gute? Ubundi waciye hehe? Ese kuko uri umuturanyi w'ahangaha ara? Umugabo ati yego rwose ngende umuturanyi w'ahangaha, ariko nkora kure, nibera ngiye mu mujyi. Ariko imyenda umugabo yambaye ni imyenda rwose itari imyenda y'abantu beza. Umugabo arakomeza abeshya umugore ati niba ubishaka twagenda tugashaka ahantu twishara tukaba tuganira, hakubwira ibyabaye iyo ngiye mu mujyi. Naje kureba umuturanyi wanjye rwose ngo mbimubwire nawe, ariko se ubundi ko nuzo wagira ngo nta kintu uri kwibuka, hari icyo uzi? Umusore yaraje ati we bituri kuganiza uwo muntu. Umugabo yatejejisha ati yewe reka ngende, niba nta kintu uri kumbwira reka nigendere pe. Nuko yasimbutse arirukanka. Umugore yamaze kubona ko rero abamuhiga bagihari, aravuga ati abantu ngiye kwijijisha. Umusore yarahageze ati none uriya mugabo mwari kuvugana ninde? Nugutereta cyangwa? Umugore ati ntabwo muzi. Yari kuvuga ngo ni umuturanyi wawe. Umusore ati nguki umuturanyi wanjye nyabakize? Nta muturanyi ngira. Biratangaje pe, ariko ntukazajya uvugana n'abantu utazi. Ese n'ibiki biri kukubaho? Umugore ati none se ko ntamuzi nawe nkaba nakuzi ukaba urimo urambwira ngo sinkavugisha abantu ntazi, bimeze gute? Umugabo yaje kumviriza ngo yumve ibyo umugore avuga. Umusore ati nyine niko bimeze, nanjye ntabwo nzi, ariko ngewe nibura dufitanye akantu twahuriyeho. Ngo ki twahuriye ku gakize? Ati sibye n'ibyo gusa kuba naragukijije, nanjye nakuwe mu myanda umubyeyi wanjye yanjugunyemo, nuko nakuze. Umugore arumirwa ati sobona ibyo cyangwa ari kumbeshya. Ati ye wihangane rero, ariko wakoze cyane kuba wankijije. Umugabo akomeza kumviriza ibyo umugore avuga ngo yumve niba yavuga ibyabaye byose. Ahavuye nta kintu umugore ari kuvuga. Umusore ati yewe urakoze cyane kunyizera, ndashaka kugufasha kandi nzakomeza ngufashe, ntabwo nzagusiga wenyine rwose bye bitaratungana. Ati noneho ibiri kuba byose ngiye kubigenzura, kandi nimara kubigenzura nzagukiza bya nyabyo. Umugore ati urakoze cyane. Abaza umusore ati ese kuko ibyo uri kumbwira ni ukuri nkwizere? Umusore ati rwose nyizera kandi nzabishimangira ko ari ukuri. Ariko umugore yanze kwizera umusore kuko abo yizeye ba mbere bamuhembye kumuhemukira. Umusore ati noneho reka tujye mu nzu rero tuvanga ibyo kuvugana n'abantu utazi wapi rwose. Nuko bagiye, ariko umugore yamaze kumenya ko ari mu byago. Uwakurikiye barongeye baramuhamagara. Bosi arashaka kumenya niba umugore we rwose byarangiye. Ati bose bimeze gute? Ati kutambwiye uko byagenze wabikoze gute? Nakubwiye ngo ugende utunganya akazi neza utakora ikosa rya kabiri kutampaye raporo. Se byarangiye cyangwa? Ati rwose bosi we ndimo aratunganya utuntu twa nyuma, nzimanganya ibimenyetso, akazi ko nakarangije rwose nta kibazo. Bosi ati rwose wakoze cyane, ndumva wabikoze neza, noneho uzahangaha rero nguhembe. Ariko bosi gahunda afite ni yuko no yatumye nawe agomba kuzamukura mu nzira. Ese birarangira gute? Umugore mushya uri mu rugo rero yaraje ati sheri none se numvishe uri kuvuga ibintu wagira ngo mfitiye amakuru meza. Umugabo ati ngiye ngufitiye amakuru meza. Ati bwa nyuma na nyuma noneho wa mukozi wanjye akazi yakarangije neza. Umugore ati yowe ndishimye, mbega amakuru meza bwa nyuma na nyuma. Umugabo ati niko yemeze byose ubu ngubu bigiye kuba ibyawe, ibyo uriya mugore byose bigiye kuba ibyawe. Ati kandi ubu ngubu tuzi. Umugore ati yego rwose noneho ubu ndumva afite amahoro, kandi uburyo mfite amahoro ntabwo wabitekereza. Nyamara umukozi arababishye
ati kino gihe nicyo nategereje rwose kuzamfita amahoro niciye mu mitungo y'umugore wawe. Umugabo ati nuko bimeze se? Ati rwose Kirugo yahoraga itubangamira ivuye mu nzira, ubu tugiye kwibanira kandi tugumane iteka ryose kandi tubane dufite buri kimwe. Umugore ati rwose byambangamiraga kukubonana n'uriya mugore, numvaga bimereye nk'inzozi mbi, ntabwo mwarimu nakwiranye pe. Umugore wageze mu nzu acana radiyo ngo abe yumvira ku makuru. Isaha amakuru igezemo, aka amakuru ashyushye turi kugira ngo tubabwire ko ari umugore ukiri muto wabuze. Uwo mugore akaba yitwa Helena, kandi kubura kwe byabaye muri iki gitondo. Yari yambaye imyenda y'icyatsi kandi nanone yari afite n'agashenete yambaye mu ijosi. Yabuze mu rugo rwe mu gitondo karekare cy'uyu munsi, bati kandi kugeza aka kanya nta makuru aramenyekana. Umusore yitegereje uwo yakijije abona niwe. Hatawe nta makuru agezweho kandi ari gucaracara ahantu hose, azimya radiyo. Umugore atangira kwijijisha ati harya wambwiye ngo wankoye hehe? Umusore ati ngenda gukuye aho bajugunye imyanda. Umugore ati none ese nitwa Helena koko? Umuntu bari kuvuga ahangaha wabuze yaba ari njyewe cyangwa? Kandi niwe, imyenda niyo, ishenete niyo, arabizi neza ko yitwa Helena. Umusore ati nanjye niko mbyumvishe. Umugore yatangiye kwigira wibagiwe byose. Umugore yavuze ati reka nanjye nigirije ahangaha. Umusore ati nzagufasha uzibuka buri kimwe cyose cyakubayeho kandi nzagufasha n'umuryango wawe. Atuye tuza ukomeze ugubwe neza. Atuye umunsi ruhuka nta kindi, wenda ejo uzaba umerewe neza. Ariko umusore yakomeje kwitegereza aravuga ati ni wowe, ese n'ibiki byakubayeho? Ariko reka ndebe no kuri televiziyo y'amakuru. Arebye amakuru noneho abona ya foto niyo neza neza. Ibyo umugore ari kwijijisha umusore abibona noneho bigaragara. Bata amakuru yihutirwa, hari umugore wabuze yitwa Helena. Batuye umugore yabuze guhera muri iki gitondo ubwo yari ari we, ariko inzego zakomeje kumuhiga ntabwo zari zamubona. Umusore ati ubu simfuye. Uwo bahaye akazi yagarutse mu rugo. Ati boss wenje ko kureba. Ati uraje se? Ese koko wizeye neza akazi naguhaye wakarangije? Ati yego rwose nakarangije neza. Arabishya. Boss ati niko yemeze nta kibazo, noneho ndaza kuguhemba pe, kandi ndaza kuguhemba ibifaranga bishimishije, ndashyiramo n'agahimbaza muziki. Boss nuko yaje, tisha bakoze neza mwa. Umugore yaje gusomera umupagasi wabo. Ati wowe rero nkwitegereje neza, ntabwo nzi ibyo uri kuvuga niba ari ukuri. Abagore tuzi kureba ku maso tukamenya ikiri ku mutima w'umuntu. Ati ariko nizere ko ibyo urimo urakora wabitekerejeho neza, ntabwo ngiye nkwizeye. Umugabo ati rero ngewe unyubahe, nta n'ikintu we nakubwira ngiye mvugisha boss wahangaha. Wowe ubundi ushinzwe iki muri ino nzu? Nturi na mabuja. Umugore ati ubu ngubu n'igihe wabaye nyiri ino nzu we, imitungo yose ahangaha. Ubu rero nanjye mfite uburenganzira bwo kukubaza buri kimwe kandi ukansubiza. Umugabo ati akazi karangiye ariko nta kindi cyo guhangayikira ahangaha, urambaza iki? Umugore ati nibyo nari nifuza ngiye nta kindi. Umugabo ati gerekana nigendera ahubwo nanjye mfite gahunda zanjye. Umugore ati ariko uyu mugabo ngiye ntabwo mushiriye amakenga, reka ndeho umugabo wanjye dukomeze tubivuganeho. Iminsi yaratambutse umugore arakira, ariko yarabeshye ngo yibagiwe buri kimwe kandi byose arabizi, ngo ntazi n'izina rye nyamara ararizi. Ati se kano gakanzu wanyambitse agakuyehehera? Umusore ati karakubereye ntuhangayike, urasa neza nta kibazo. Ati barakoze cyane kutasize njyenyine ukanguma iruhande. Umusore atari kwivuga ibyo ngibyo, nanjye ni ibyantunguye ntabwo nabiteganyaga. Umugore ati rero nubwo tugomba kujya ahantu nari ntuye tukagenda tubaza abantu bose, tukabaza izina ryanjye ry'ukuri bakamenya uko nitwa, ariko bashobora kutazamenya pe. Ahari wenda nanjye hari igihe nzakira nkibuka buri kimwe, nyamara byose arabizi. Yahisemo kwigira injiji. Umusore ati byiza nuko wategereza nyine ugakira neza, uzagenda yibuka buri kimwe pe. Ariko njyewe kuba tugiye ku ivuko ryawe ntabwo ndi kubyumvamo neza. Ntabwo numva ukuntu umugore mwiza nkawe w'umukire yajugunywa hariya ahantu bata imyanda. Ibintu tugomba kubyizera neza tukabikurikirana, tukamenya koko niba uriya muntu bari kuvuga wabuze ari wowe. Nyamara umugore byose arabizi. Umugore ati niko yemeze rwose, reka tugende tubaze abaturanyi baranzi, niba ari ngiye baraza kubitubwira, baraza kutubwira ukuri cyangwa batubwira ikintu cyaba cyarabaye cyangwa kizabaho. Kandi ngiye nkeneye kuzashyira neza nkibuka ibintu byose, kubera ko ubu ngubu nta kintu nibuka. Ati noneho niba ugiye iwanyu rero ngiye ndajyana nawe kugira ngo menye ko nibura uri amahoro. Ati nashaka kukurinda kandi nanone ntabwo nifuza ko hari ikindi kintu kibi cyazakubaho. Umugore ati urakoze cyane rata, ariko yamubeshye ko nta kintu yibuka kandi byose arabizi. Baragiye, umugabo agarutse guhembesha barahahurira.
ati muje hano kugira mute mwebwe? Umusore ati twebwe se ngiye nabonye amakuru yuko hari umuntu wabuze kandi ntekereza ko ari uyu nguyu kandi ahangaha akaba ari iwe. Umugabo byose arabizi ati noneho mpereza umunota umwe mbanza mvugana n'uno mugore. Aho bahuriye none haratunguye kandi nta kintu yabikoraho. Wa mugore ni gute yifata ukaza ahangaha? Umugabo wawe urimo ahangaha ni umugabo mubi cyane kandi umenye ko ibyakubayeho byose niwe ubiri inyuma, ntabwo ari uwo utekereza. Umugabo aratunguye kuba umugore akiza agahita agaruka mu rugo rwe kandi ibyo niko kubwira ni ukuri. Ahangaha rwose mwaje niho wabaga. Umugabo urimo ahangaha niwe mugabo wawe ariko ni umuntu mubi cyane kandi n'uburyo rwose none harakwangiza kurushaho. Ubundi inzu ushaka kuyinjiramo ushaka icyobo byose uraza kubibura nk'uko nanjye mbuze byose kuba ukiriho. Umugore yakomeje gutekereza, yahisemo kwigira rwose injiji itagize ikibona, itagize ikizi, itagize icyo yibuka. Hari igihe biba ngombwa ko umuntu yigira injiji mu rushako, hari igihe biba ngombwa ko umuntu yigira injiji kugira ngo arebe ko yamenya amakuru. Umusore yaraje ati none umeze ute se ko uzi ibitekerezo byabaye byinshi kandi uvuga ngo nta n'ikintu wibuka? Umugore ati ngiye ntacyo mbyitayeho, reka twigendere. Umusore ati mubuki tugende koko? Ati cyane rwose tugende. Barinjiye mu rugo rw'umugabo, umugabo kandi agambiriye kugirira nawe umugore we, hakaba harimo n'umugore mushya. Mu rugo bagezemo rero bazanye umunyamategeko ngo asinye impapuro z'uko noneho imitungo yose igomba kwegurirwa umugabo we. Umunyamategeko atari ko ngewe nakomeje kureba ahantu hose ndeba izi mpapuro ariko hari icyo ntari nabona neza, mwihanganira mbanze ngiye mbikurikirane neza byose. Umugabo atari ko ubu ngubu igihe cyose wabirebeye ntabwo wabona igihe gihagije ra? Ko naguhaye igihe gihagije wateyeho amakashu ukaduhereza? Bimpereza ngiye tubisinye rwose. Umunyamategeko ati reka ntabwo ariko bimeze, twe turitonda we. Izi mpapuro zigomba kubanza zigasuzumwa neza kandi tukazisuzuma twitonze nk'uko nabikubwiye. Mbonyemo agakosa gatoya ntabwo nabisinyaho, nahita mbitesha agaciro. Ese urashaka ko iyo mitungo uvuga igomba kukwandikwaho wenyine ikujyaho cyangwa urashaka ko biteshwa agaciro? Niba ushaka ko bikujyaho rero reka nitonde. Bati nibyo dushaka rwose, genda usuzume neza. Umunyamategeko ati niko bimeze mu nyitondeshe rero. Amategeko atangiye kubakeka ariko nanone hari abandi bari kwinjira muri iyo nyubako. Umugabo ati noneho rero sheri wanjye mushya, uriya munyamategeko muhe igihe agenda abitekerezeho neza, asoma impapuro zose agenda areba byose. Ati impapuro afite nta kibazo zifite, araza kubisinya rwose ntugire ikibazo, byose biraba ibyawe. Umugabo atari ku bungubu uracyarebara. Umunyamategeko atari ko muri kumushakaho iki mwebwe? Ndacyareba impapuro ngenda asoma inyuguti ku nyuguti. Bararakaye batangiye kumva abantu hanze batari ku wa munyamategeko, hari abandi bantu mwazanyira? Ati reka ngiye naje njyenyine. Ubwo niba hari undi yo mugende mujye kumureba, ngiye naje njyenyine. Umugore nuko agiye kureba ariko icyo atazi nuko umugore mukuru yahageze. Umunyamategeko yakomeje gusoma impapuro. Umugore ageze hanze asanga umugore mukuru yahageze, abura hakwirwa burahareba. Umugore mukuru byose arabizi ariko yigize umuntu wibagiwe byose, yigize inzanga. Umusore atari ko none wa mugore we bite? Ese uri umuvandimwe w'uyu mugore ko tugusanze mu rugo rwe? Ese uri inshuti ye? Umugore mukuru ati none se uranzi? Mukiye bate ngo nguki? Ntabwo nzi se. Ati uranzi cyangwa ntabwo nzi? Ubundi wowe urinde? Arijijisha yigira inzanga kandi aramuzi. Ati witwa Helena, ndakuzi. Ko mbuze aho ndiba, ko mbuze icyo nkora mbigenze ntera? Ati none se kuri kuvuga ibintu bya Helena niko witwa? Ese koko ahantu ni iwanjye cyangwa? Umugore atari kuri wa musore uri kumwe n'uwo mugore, ubundi wowe urinde? Ati ngiye nitwa Matayo, ngiye nahuye n'uyu nguyu ahantu mu myanda ndamukiza nyine namuzanye ahangaha iwabo. Niko amakuru nayamenye ndi kureba mu makuru. Yari yakubiswe cyane. Mukiye bati nuko byagenze burya, kandi yari yabwiwe amakuru yuko byarangiye yapfuye. Ati ni gute se umuntu ukora mu myanda yakiza umugore w'umukire usa neza nkora? Ati nyine namuzanye ahangaha ngo tubibaze niba mushobora kumufasha akimenya neza, yibagiwe ibintu byose. Mukiye bati ndamuzi rwose, ni inshuti yanjye. Ati yeye uri inshuti yanjye koko se? Ubwo uraza kumbwira uko nitwa, umbwira ukuntu byagenze ngo nisange mu myanda. None se witwa nde wowe? Ati reka ngende ndagaruka, ntabwo nivuga. Ajya kureba umugabo we yabuze ahakwirwa. Umugore yigize rwose isugi mu mutwe kandi byose arabizi. Umusore ati rero uriya mugore ngiye mbonye rwose byamucanze. Umugore ati reka dutegereze ahangaha nyine, ubwo araza kuza ibyo agiyemo reka abanza bivemo. Ati icyo dupfa nuko twahageze. Umusore ati ariko ukuntu yigaragaje ntabwo ari ibintu bisanzwe, ntabwo yishimye akubonye. Yaje mu nzu, umunyamategeko n'umugabo baracyahari
umugabo atonganya umunyamategeko ati ariko ntabwo urarangiza gusomara igihe wasomeye. Ati ngenda cyabireba umugore barahageze. Atumva byakomeye. None byagenze gute? Byakomeye n'ibiki byabaye? Yabuze uko abivuga. Ati ntabwo wabitekereza, ibintu mbonye hanze biteye ubwoba. Abaturutse byagenze gute? Mbwira nyine. Ati Helena ari hariya hanze ku rugi rwose. Umugabo nawe yaratitiye, biri kumbwira n'ukuri koko se? Ati uriya mukozi we ntabwo yabikoze neza, aratubeshye. Ubu byagenze gute kuko ndi kubitekerezaho byanyobeye. Tugenda uko numva ntabizi kuko wamubonye ti cyane ariko wowe kuki utari kunyumva? Umunyamategeko atari koko nuze muri kongorerana mwebwe mutaza ngo musobanurire iby'izi mpapuro bimeze gute? Ati turaje se uretse nawe bo byitaho kabisa. Reka tuvuge amabanga y'ingo. Ati noneho ikibi kurusha ibindi byose nta kintu ari kwibuka, yataye ubwenge pe kandi yigize inzanga yo mu rugo. Umugabo ati ariko tuze wowe. Umugore ati ntuze gute se uragira ngo mbigenze gute ngewe? Ati niba nta kintu ari kwibuka ibyo ni byiza, turacyafite uburyo. Umugore ati niko yemeza ariko se ubundi uriya mukozi we byagenze gute kugira ngo abatarabirangije neza uko wari wamutegetse? Umugabo ati ngiye bose nzabitaho bihorere, bazabaho mu byago byabo bihorere, bazakira ingaruka z'ibyo bakoze. Baragarutse ati munyamategeko rero byose bimeze neza, komeza urebe impapuro twebwe tugiye mu nzu. Umugabo wanjye ndamujyanye, reka mbanze njye kumwitaho. Umunyamategeko ntago abizera. Umugabo yaraje kuko asanga wa mugore arahari. Umugore yigize inzanga, ariko burya kwigira umuntu utuje mu rugo ntago ari ubucucu, nta nubwo ari ubugwari, kubera ko buryo bikoze umuntu mubana atangira gukeka ko ushobora kuba utishoboye, bigatuma ingeso zose n'imipango yose agenda yishyira ahagaragara, nawe ukagenda uyimenya, abatekereza ko ntacyo wamutwara. Umugore niko yabigenje. Umusore ati rwose ndakubonye kabisa, nakubonye mu makuru, uri umugabo w'uno mugore. Umugabo ati niko bimeze, none bimeze gute mwebwe se? Ati uyu nguyu ni umugore wawe, nawe uri umugabo we. Ati cyane rwose yitwa Helena uwo nguwo, n'ibyishimo cyane kukubona. Umugore ati ngo iki? Ngo Helena niko nitwa se? Uri kunyita sheri wawe? Ngo iki? Yigize utagize icyazi, yigize ntacyo bimbwiye. Umugabo ati narahangayitse cyane kubera wowe. Umugabo ati none wowe ngo witwa Matayo? N'ibyishimo cyane kukubona rwose, wakoze neza, ndagushimiye cyane kandi n'ibyishimo ko wazanye umugore wanjye, nari naramuhangayikiye pe. Ariko sheri wanjye wari urihihira igihe cyose twagushakiye tukakubura, twaraguhize ahantu hose. Umugore ati ntabwo mbizi, nta kintu ngiye nibuka, uyu nguyu niwe wankijije, nta bintu nibuka ngiye ku byabaye rwose. Batunga iki? Yewe warakoze cyane sha kubera wamukijije. None se ubu ngubu uyu muntu w'inshuti yawe magara ntabwo nawe umwibukara cyangwa ngiwe umugabo wawe? Ati reka ntabwo mbyibuka. Ese mubaha ngaha? Ati cyane rwose tubaha ngaha, ahubwo muze mu nzu uwo muntu wagukijije tumushimire tubiteho. Umugore ati none se musore twinjire koko? Ati ne muze mwinjire sha, byose muri kwibaza n'ibiki? Nuko bagiye kwinjira mu nzu. Umugore yigize ntacyo bimbwiye, yigize simbizi. Nawe nushaka kuvumbura umukunzi wawe ukamenya imigambi yose, uzigire simbizi ntacyo bimbwiye, ubundi urebe ngo arirekura. Akenshi umuntu abonye nta kintu bikubwiye rwose, akabona ibyo akora nta kintu uhindukaho, nta mujinya, nta kwivumbura, imico yose ahita yizana hanze, akavuga ati nabonye uwo ndimiraho uburimiro. Mukiye batari ko urimo urakora ibiki wowe? Aba bantu uri kwiyegereza ibyabo urabizi kutuza wowe. Ngiye kubigerageza ndebe uko biri bugende, kandi n'uriya munyamategeko agomba kumenya byose akabisobanukirwa, ubundi agasinya. Umugore yigize rwose n'ibiri mu nzu utabizi kandi nta kintu atazi. Mukiye batari ko ibintu urimo urakora ngiye nari nzi ko wanabirangije, none ugiye kongera ngo ukore ibindi gute se? Umugabo atari ko ibintu se ngiye nabigiyemo n'intoki zanjye. Niba ari uriya mukozi wacu wakoze amafuti uragira ngo bigende gute? Reka dushaka ukuntu tubikemura. Mukiba yararakaye kubera ko umugore mukuru atapfuye. Umugore mukuru yakomeje kwitegereza kandi byose arabizi. Ati wa mugore ushangiye kukugerageza ndebe niba koko byose warabyibagiwe. Uko yaje ati se murumva muguwe neza yaba wowe ndetse na Matayo? Umusore ati tumeze nde twebwe nta kibazo. Ati none sheri se ibintu byose intebe iki urabyibukara? Ukuntu twabiguze tukabigura ahantu hahenze cyane ntabwo wabyibukara? Umugore ati zisa neza ariko ntabwo nibuka ukuntu twaziguze. Yigize simbizi ntacyo bimbwiye, ntacyo nibuka. Nawe uzabikore gakeya rwose, uzirebera umukunzi wawe ukuntu umuvumbura. Ati none ese ako gakanzura wagakuye hehe? Kari keza? Ati akangaka ni Matayo wagiye kukangurira kubera ko imyenda yanjye nifite yari yanduye. Umugabo ati none
kuki atakuguriye ibihenze cyane akakugurira ko ngako? Mva amasore rero umugore wanjye ntabwo ajya yambara ibintu bihendutse. Ese sheri ntabwo ubyibuka byo ko utajya wambaraga udukanzu twa makeya? Iyo twajyaga hanze twaguraga ibintu bihenze cyane, nabyo ntabwo byibuka se? Umugore aratekereza ati ntabyo nibuka kandi byose arabizi. Ari kugira ngo bagire ngo byose ntabyo azi, ubundi ingeso zabo bagende bazizana ahagaragara azimenye, amenye umwanzuro afata. Guceceka si ubucucu. Umugabo ati none wa musore we, ndashaka gushimira cyane ko wakijijwe n'umugore ukaba wanamuzanye, akazi kawe rwose wagakoze neza pe, umwitaho arakira. Ubundi ukora iki kugira ngo ubeho? Umusore ati ngewe se ntumpangayikire, nta kibazo mfite, njye nibera mu muhanda nta kintu mgira, akenshi nkunda kuba ndi kwegeranya ibintu by'imyanda, ibicupa, ibikarito. Umugabo ati yewe urakoze cyane pe, warakoze cyane, ngenda gushimiye. Yewe ndumva imihanda ibisukuye, niyo mpamvu tuhangiza imodoka hasa neza. Akazi kanyu rwose ntabwo kazapfa ubusa, tugende ngushimire nanone. Ati rero sheri wanjye sigara wicaye ahangaha, reka mbanze mvugane n'uyu muntu wagukijije, ndaje nawe nkujyane mu cyumba njye kukwitaho. Nuko bagiye. Ati wa mugore wanjye rero sigara amahoro, reka mbanze mvugisha uriya musore, byose arabizi, ari kugira ngo avumbure byinshi kurushaho. Ni kenshi cyane rwose umuntu yigira umuntu utagira icyo yitaho, utagize icyazi, ugasanga bakundana ari kubyuririraho amumenyera, ariko burya gutuza ntabwo ari ubucucu. Mukeba yaraje. Ati wa mugore bitese, ariko Helena uratekereza ko ngende igicucu se? Ariko ubu ngubu uratekereza ko ngiye ntabimenya sha? Ubundi ibintu byose uri kwikurura urashaka gukora iki? Helena ati ngo nguki ahubwo wowe urashaka iki? Mukeba ati ngenda abizi kuri kubyumva byose, abagore turaziranye. Umugore ati ngiye ntabwo nzi ibyo uri kuvuga rero winsakuriza. Mukeba ati ntabwo uzi ibyo ndi kukubwira se? Umugabo nawe yagiye gusomera Matayo. Ariko sha ubundi bite byawe wa musore we, warakoze cyane pe kuba warakijije uriya mugore wanjye akaba akiri muzima. Umusore ati rero ngewe kuri bimbwira cyane, nta n'impamvu yo kubinshimiraho. Ati none se ahubwo wabyumva ute nguhaye ibifaranga ahangaha? Aya ni amafaranga menshi cyane, ukayafata ukagenda ugasiga uriya mugore, ntuzibeshye kugaruka muri ino nzu. Urabyumva ute? Umugore wanjye rero ntuzigere kumwegera n'umunota n'umwe. Umugabo ajya gutanga ruswa. Tugarutse ku mugore rero, ati ngiye ntabwo ndi kwigirisha rero, ubundi kuki uri kumbwira ibyo ngibyo byose? Ariko ntiwambwiye ngo wari inshuti yanjye magara? Mukeba ati ngo ukingiye se? None ako kantu ko kibutse ukaba uri kuvuga ngo ntabwo ujya wibuka? Wowe urabishya sha, ko wibutse ko twakubwiye ngo ndi inshuti yawe magara. Ngiye navuze ngo ndi inshuti yawe rero, iby'ubushuti magara ni umugabo wabivuze. Ati none se ibyo ngibyo nibyo inshuti yanjye yaza kumbwira ra? Mukeba ati ceceka se, reka kwigira ibyo utari byo we, ngende kukureba nkabimenya rwose. Umuntu utibuka sasa nawe, reka ngiye mfata aka kanya umugabo wanjye adahari mbanze ngusomere. Byose by'ino nzu narabitwaye, ntabwo wanyitambika ngo bikunde. Ku musore umugabo akomeza kumuteretera amubwira ati ngiye nta mafaranga yawe nshaka. Bati none se nta muntu uri kukureba, n'uriya mugore ntari kukureba, wafashe amafaranga? Ariko ubundi sha umuntu w'umukene, umuntu ugenda atoragura imyanda yegeranya, wafashe amafaranga? Ubundi ukivira ahangaha ukigenda uriya mugore ukamusiga ahangaha, ubundi ukazamera nkaho nta cyabaye rwose, ugafunga n'umunwa. Umusore ati ngenda kinya, ariko ndi umunyakuri ku mutima ndakize, ntabwo nkeneye amafaranga yo muri ubu bwoko, kuko mba nzi ahantu yavuye ko ari ahantu habi. Umugabo ati ariko wakwiyubashye nanjye ukanyubaha, ngiye ndi umuntu urenze ahangaha muri iyi nzu, ariko uzi ko ariya makuru yose ngo umugore yabuze ari njye wayatanze? Fata amafaranga se kandi ubundi iriya nkuru natanze yuko umuntu yabuze ikomeza igenda itangwa neza. Niba ushaka gukira rero sha ngiye nzagukiza kabisa. Ubu twese tugiye kuba abakire, naho abakene wapi ntabwo buri umukire n'umukene bajya bahuza. Okay, niba ushaka no kwiyanga rero genda ukomeza kubura imihanda, tujye turangiza imodoka zacu hasa neza. Umusore yarayanze. Tugarutse ku mugore, ati rwose umbabarire inshuti yanjye, ibintu byose urimo uravuga ntabwo mbyumva, ngiye nta kintu ntibuka. Mukeba ati ngo iki, ntabwo ngiye ndi kukwemera rwose. Mukeba ati ibintu uri kwiki nawe ntabwo nabyemera, ndabizi ibyo urimo urigira we, ariko ngiye nzi kutaraza kubikora ngo bikunde, ndanarambiwe, reka narigendere. Iyo sura yawe sinyishaka ahangaha. Umugore ati kubera iki uri gukomeza kuvuga ibyo ngibyo? Mukeba ati ngiye ntabwo wabinyumvisha ukuntu utibuka buri kimwe, abagore turaziranye, ndabizi kuri muri yigira ibyo utari byo. Umugore ati rwose nanjye nifuje ko nakabaye nzi buri kimwe naye nkakumenya, ariko nta kintu ndi kwibuka rwose. Ese ubu ngubu uzi buri kimwe cyose nanyuzemo kugira ngo ngire uburibwe bungana gutya? Ese wabuze ukuntu nageze hariya?
ngiye ko ntabyo nzi nkagera mu maboko y'umuntu rwose ugenda azerera mu myanda mukiye batirikarika. We rwose ndebye isura yawe ntabwo wabinyemeza ngo mbyemere. Umuntu udafite ikintu yibuka ntabwo asa nawe. Abagore bazi kureba mu maso bakamenya icyo umuntu atekereza. Wa mukunzi yakwitegereza akabimenya, wanamwanze yabimenya, wanamugira irari yabimenya. Ati ntabwo nzi uriya mugabo wanjye ikintu ari kubwira uriya musore, ariko reka ntegereze byose biraza kujya ku murongo kandi iyi nzu urayivamo nyisigaremo. Ibyo kuvuga ngo ari iyawe ngo banaga n'umugabo ntabyo nitayeho. Umugore yakomeje kwijijisha tekinike yo kwigira umuntu bitareba utabyitayeho. Umuntu witurije abahemukira akituriza. Kubera ko bigize umuntu witurije bigenda bituma ibyo bagiye bikina bigaragaza bitari byo babyihorera bakagira ngo ntabyo uzi, nyamara byose uri kugenda bikurikirana bikazagufasha kumenya ikibazo nyakuri icyo ari cyo, bigatuma umenya n'umwanzuro wafata ukwiriye. Umusore ati ngiye reka nigendera n'ayo mafaranga ntawe njyana, noneho umubwire ko nagiye uriya mugore umusezerereho. Umugabo ati nta kibazo rwose, ibyo ngibyo ndabikora. Aha ati ndaza kumubwira ko rwose wakoze buri kimwe kugira ngo agubwe neza. Umusore atariko akeneye kuruhuka, umureka aruhuke kugira ngo arebe ko yazibuka byose, kandi nugira icyo ukenera kuri we cyangwa nagufasha uzambwire. Umugabo ati rwose nzabikora, kandi uva aha ngaha noneho ntuzanagaruke nubwo amafaranga uyanze. Arabizi ko ibifaranga umugabo aba afite ari ibya pirate. Hati gendere nyine kandi ntukomeze kumubangamira. Wakoze pe ku gatima keza wagize ukamukiza ukamugeza mu rugo, kandi ubwo ngubwo neza wamugiriye azayimenya. Inzira isohokera aha ngaha utanyura aho ngaho asaka kubona. Umusore nuko yagiye. Umugabo aravuga ati uyu mugore ndamusigaranye noneho ngiye kumwirangiriza ngiwe cyangwa se abisinye byose. Uko yagarutse ati Helena, harya ngo wibagiwe byose sha, ndishimye cyane kuri aha ngaha. Harya ngo uriya musore ngo yagukuye hehe? Uriya mwazanye hano? Umugore ati yarankijije kandi yanjyanye mu rugo wanyitaho ndakira kugira ngo mparuhukire kandi gende nibuka dukeya umubiri ugenda ukanguka. Umugabo ati rero ngiye ndishimye kuri aha ngaha. Umugore ati wongokiye cyane se kaka? Ati cyane ngiye ndishimye rwose kuri aha ngaha. Ubu ngiye nkubweje ukoreye ndishimye, ariko se koko uri mukuri nta kintu wibuka? Umugore ati reka nta kintu nibuka, nta kintu nibuka, ariko se wambwiye ngo uri umugabo wangira? Nabyizeye. Umugabo ati rero mukunzi wanjye, ubu ngubu aha ngaha nta kintu usigaranye usibye ngewe n'ijye ufite, niyo ugiye kujya nkwitaho kandi nzagufasha kwibuka byose. Umugore ati yewe nanjye ndabikunze cyane pe, ariko nkeneye kwibuka ibintu byose. Ubu ngubu mba numva nasigaye neza, buri wese mba numva ari kumbwira ibintu bidasanzwe. N'umugore uri aha ngaha ibintu aje kumbwira nabyo byari biteye asiki, ngo ni inshuti yanjye, we ngo ni inshuti magara. Nabaze icyo mpitamo. Umugabo ati yakubwiye ngo iki se? Kandi yambwiye ngo nimpagarike gukina ibyo ibintu ndimo ndakora ngo ntabwo ari byo. Umugabo ati ubwo yarakaye mwihorere, nawe ubwo nyine afite ibyamubabaje. Urumva ubuzima abayemo bwo kukubura uri inshuti ye bwamubereye ikibazo pe. Nawe arega burya agira amarangamutima ateye ubwoba, akunda gufatwa n'amarangamutima sinzi aho aba yakuye. Ahubwo reka wenda tujye twiganirira tubazanye ibibazo byatuma hari ibintu wibuka. Umugore atari ko reka ngiye mbanze nkubaza ikibazo kimwe, none kubera iki mubana hano mwenyine kandi arabizi ko ari mukeba? Umugabo yumva aramukocoye. Ati twabaye aha ngaha kubera kuguhangayikira, twarihuje kugira ngo tugushakisha tukubone nta kindi. Umugore ati mbese ati niko bimeze? Ubuse njyewe urumva nabona imbaraga zo gutekereza ku wundi mugore usibye wowe? Ntabwo byakunda. Nabaga ndi kwitekereza ubuzima ndi njyenyine nta mugore mfite, narabaye ingaragu. Ati niwe rukundo rw'ubuzima bwanjye. Umugore akomeza kwitegereza umugabo, ariko ibyo ari kwiyibagiza byose arabizi. Tazabona umuntu yigize inzanga umuhemukira akituriza, umubwira ibyo ushatse akijijikira, ukavuga turiya ngomba kumunyara hejuru, kandi burya bari kukwigaho. Umugabo arakomeza aravuga ati rero nazanye izindi nshuti kugira ngo dukomeze tuguhige, ariko uriya musore wakuzanye yanyemeje pe. Umugore ati none se ari hehe? Turiya se twari turi kuganira, yansabye amafaranga menshi cyane nk'igihembo. Umva uriya rwose nta nubwo we umushimisha, nta kintu ari cyo kuri we. Umugabo aramubishyira. Turabona ngewe ndi umukire, urumva mfite ibifaranga byinshi cyane. Ati ikigaragara ni uko yabonye ndi umukire kandi nawe akaba yaragucishije ari amafaranga gushakaho, agahita anyishyuza nyine nkayamuha akigendera. Ziko yashatse kubyaza umusaruro. Umugore atungukiye ko yambwiye ko atazigera nsigase, ko atazigera ngambanira, ndetse ko atazigera nta. Umugabo ati nuko bimeze se? Abantu nk'abariya se batanize abakene
wagize ngo barabatekereza neza. Nibyo navugaga, ubose ko yagusiza agaca no mu zindi nzira ra. Wumva nifuzaga no kugusezeraho wowe, nyamara byose n'umugabo yamutegetse. Umugore yakomeje gutekereza, byose arabizi biri kujya mbere mu rugo rwe. Umugabo ati niko yemeze rwose, impamvu yabikoze twari kugira ngo akubyaze inyungu kandi yasabye amafaranga. Ngewe rero nanjye nabimukoreye kubera ko ntakwifuriza kuzongera kubabara cyangwa ko hari undi muntu waguhemukira. Yegeye umugore ati rwose ni ngewe ufite njyenyine, ati ubu ngubu nagira ngo dutemberane ino nzu yose ngufashe kugenda wibuka, kandi wenda nugira ikintu wibuka umbwire. Ese ubu ngubu nta kantu wari wibukara? Umugabo ati wenda uyu munsi ushobora kutagira ikintu wibuka, ariko wenda ejo bizaba byatangiye kuza. Umugore ati niko yemeza, reka tugende, reka iyi nzu tugende uyintemberezemo ngende nyimenya pe. Ndabona ntari kuyibuka, ariko byose arabizi. Kwigira utagize icyazi, utagize icyo abona, inzanga birafasha cyane mu rukundo no mu rushako, kubera ko bituma rwose buryo umuntu agenda yirekura azi ko ibyo akora utabizi cyangwa azi ko ntacyo bigutwaye, bigatuma umenya byose kandi bitakuvunnye. Umugabo ati shaka ikigaragara nuko wibagiye ibintu byose koko. Ejo wowe uraza kuba uri mu mva, ejo uraza kuba uri ikuzimu muri metero nk'eshatu, bakurengejeho n'itaka. Barakwereka wa mugabo noneho wabeshye boss yaragarutse. Ati wa musore wihire n'umusize hehe? Ati ngiye musiganya n'umugabo we. Umugabo atari ko wa musore ugira ubwenge, wumva agomba gusorwa muri iriya nzu. Uriya mugabo we ni umugabo mubi cyane. Umusore ati nguki niko bimeze? Uzi ko ari we wagerageje kunkoresha ngo nice uriya mugore, ariko urabizi umva mu kanya gato uraza kubona rwose Helena bamujugunya ahangaha. Umusore ati dusubire tujye kumutabara twihute. Umugabo ati buretse se wagenda se uko wiboneye? Aramutse atubonye uko yahita amukorera ibintu bibi vuba vuba, ahubwo natwe reka tubikore twitonze gake gake. Umusore ati ariko twakombye kubigira vuba vuba, none ubwo tubigira gake gake akagira ikintu kibi kimubaho biragenda gute? Umugabo ati ariko urabizi reka tubitwaze gake gakeya. Urumva nyine wamubonye hariya mu myanda sibyo, noneho ni wowe ufite inshingano za byose kuri we. Ngiye ntago nabigumamo no gufasha abantu nk'abariya b'abagome nk'uriya mugabo wa Pepe. Umusore ati none waretse tugatuma byishyura ibyo yakoze byose? Umugabo ati reka ngiye mpamagare polisi noneho. Nuko bagiye basubirayo. Tugarutse ku mugore n'umugabo bageze mu kindi cyumba baricara. Umugabo ati none se ubu ngubu nta kintu wari wibukara? Umugore ati reka nta kintu ngiye ndibuka, ariko iyi nzu yo ni nziza cyane pe. Umugabo ati niko yemeza rwose ni nziza, kandi iyi nzu tuzakomeza tuyitunganye njyewe nawe turi kumwe, nyamara afite gahunda y'uko ejo araza kumurangiza. Ati kandi iyi nzu nanone ni imbuto y'urukundo rwacu nitwe twayubatse, ati kandi hari ikintu ngira ngo ngiye nkorere. Umugore ati ni iki se? Ngaho mbwira numve nyine numve niba nagishobora. Umugabo ati urumva hari impapuro ngira ngo usinyeho. Umugore ati impapuro nyabakisi? Mukeba yaje. Ati izo mpapuro ziri kuvuga ku byerekeye ibiki? Umugabo ati nyine urumva mbere yuko utakaza kwibuka ibintu byose, hari ibintu by'amafaranga mu bucuruzi bwacu twari tugiye kujyamo, twari turi kugenda twinjira mu bihombo. Uburyo bwari buhari kugira ngo ubucuruzi bwacu budahomba nuko hari impapuro ari gusinya. Aho turabizi ko nanjye gucunga ubucuruzi mbizi, ariko icyambere ugomba gusinya izo mpapuro, kandi rutabisinya tuzahomba. Iyi nzu yose nibyo dutunze. Umugore atongoki mukeba atariko so yavuze ngo nta kintu yibuka se, nyine sinya wisobanuza ibintu byinshi ahangaha, wowe sinya nta kindi. Umugore yize inzanga atariko ibintu biri muravuga ngiye nta nubwo ndi kubisobanukirwa. Izo mpapuro ndasinya zerekeye ku biki? Umugabo atari ko sheri we ntago uri kumva ibyo ndi kukubwira ra, ngiye ndi umugabo wawe kandi ni njyewe kwitaho, umuntu ngiye gukunda. Kubera iki wanga gusinya izo mpapuro se? Ni njyewe uhari ku bwawe, ntuhangayike rwose, wowe byemera usinye nta kindi, ahubwo tubwire izo mpapuro tuzizane. Umugore ati noneho ndabyemeye, ariko hari ikibazo gihari, ntabwo sinya yanjye nyibuka. Gutuza umuntu rwose akagutekera imitwe ubireba ukicecekera, akakugambanira agashaka kuguhohotera ukituriza kugira ngo umenye kuri kurutaho. Umugabo ati ariko ni gute utibuka sinya yawe? Ubuse ntabwo uzi kwandika? Umugore ati harya mwambwiye ngo nitwa nde? Ntabwo se witwa Helena? Ntabwo twayikubwiye kuva kare. Kwandika Helena warangiza ugaca imirongo ukareba ukuntu sinya, ibyo bintu biragoranye. Umugore ati rero sinya yanjye ntabwo nzi ukuntu imeze, ntabwo nzi ukuntu basinya. Umugabo atari kuboneza amatwi wa mugore we. Ngiye nagira ngo sinye impapuro ubundi imitungo yose iboneke, ubucuruzi bwe guhomba. Uragira ngo tujye mu gihombora? Umugore atari ko nimwavuze ngo murabakirera, ngo ufite ibifaranga byinshi, ngo umusore yabibonye ngaragusaba, none ibyo gihombo bizanye ute? Umugabo ati nyine ndayafite, ariko se urumva se ahantu amafaranga abitse ngiye mbasha kuhagera? Umugore byose arabizi,
yahisemo kwigira inzanga. Umugabo ati twahomba sinya mbashe kujya njya kubikuza no kubitsa, menya amafaranga yose ahantu abitse, iyi mitungo yose. Umugore ati yongeye nubwo nabyemera ntabwo ndi kwibuka ukuntu nsinya. Umugabo ati kuri mu biki wa mugore we, ni gute wava ngo ntabwo uzi ukuntu basinya? Umugore ati ntabwo nzi ukuntu ngiye nsinya rero. Umukeba atari kwa mugabo uri mu biki, ndabona muri kumbeshya sha, muri guteretana mwebwe ntagiye no gufuha, ahubwo ibyo bintu byo gusinya mwigira ibiki, wapi ntabwo ngiye nabyemera. Ukomeza gufuha ati umva uri kumufataho se umufataho iki? Nuko bagiye, umugore akomeza kwijijisha, ariko kwijijisha ntabwo ari ubugoryi. Kwigira umwana mwiza kandi uruzi umukunzi wawe ariho guhemukira ntabwo ari ubuswa, nubwo batekereza ko ari ubugoryi ariko ntabwo ari ubugoryi. Ariko numara kumenya ukuri uzabereke uwo uriwe. Baje kuganira ku ruhande. Umugore ati umva wa mugabo we, ubundi urimo urakora iki? Ugenda umwifatishwaho umutereta, nibyo ngibyo nagutumye? Umugabo ati ngiye icyo ndi gukora ndi kugira ngo ibibazo tubikemure nta kindi. Umugore ati bikemure rero, kugenda wigaragaza kuri uriya mugore ko mwitayeho ntabyo nshaka, watangiye kumukunda ngiye nakubonye. Umugabo ati ariko ibintu uri kuvuga we n'ibiki wa mugore we, utangiye kuzana ibintu byo gufuha aha ngaha se? Ibyo ndi gukora uzi ko ari ubuzima bwawe bwose ndi kwitaho, ariko uzi ko ejo araza kuba yagiye mu yindi si y'abatagatifu. Umugore ati ndabyumva ariko ngiye nafuye, nakurakariye kabisa, narakaye. Ntabwo uri gukemura ibibazo, uri kujya kumutereta, mukanyura mujyana mu gitanda, wamukuye muri salo muzana hariya kugira gute, mukanya muraryamana shanga urimo uramutereta ngo agusinyire. Ntabwo nabyemera rero. Umugabo ati ntabwo ari uko bimeze rero, uriya mukozi wacu aradutengushye, none rero ngomba kubanza nkarangiza n'umugore n'uriya mukozi nawe nkamurangiza, urabyumva se? Ariko ngiye ntabwo namenyera ibintu byo kwicarika buriya, reka tubigenze gake gakeya. Ariko wabonye ko arwaye indwara yo kwibagirwa? Umugore ati ngiye ntabwo nabyihanganira rero, agomba kuva aha ngaha. Umugabo ati ariko uzi ko n'umunyamategeko akiri aha ngaha, uzi ko atari kutwizera yanze gusinya ngo ari kubanza kubisuzuma, ariko urakeka ko byose byakunda agapfa gusinya uko yiboneye, izo mpapuro zitabanze gutunganywa? Wabonye umwanya wose biri gutwara yanze kubisinya. Wumva tugomba gushaka ubundi buryo, tukabwira uriya munyamategeko ko hari ubundi buryo twabonye, naramuka bisinye byose turahita tubibona kandi byose. Ariko naba ari umunyamategeko bisinye hari igice basigamo, ntabwo tuzabibona byose. Umugore ati reka rero, none uriya mugore uri kuvuga ngo arabisinya ko atazi gusinya, ko yibagiwe isinya ye, urabigenza ute? Umugabo ati ntabwo byashoboka ko yaba atazi kwandika. Ariko se koko urabyize uriya mugore yarwaye kwibagirwa nta kintu yibuka? Bati ngiye niko bimeze. Umukeba ati sha ibyo murimo nge simbizi pe, ariko ngiye uko byagenda kose nkeneye ko bikemuka. Umukeba yanze kwizira umugore mukuru ibyo ari kwikora. Umugabo aringinze ati byose bizagenda neza, ati genda ubuganiza umunyamategeko, nanjye ndaje ngiye gutereta uriya mugore ndebe ko yabisinya, bataza gukomeza kudukeka ndabimwumvisha bisinye, kandi abisinye neza akabitweguriye byose. Kandi rwose mbabarire pe ko nazanye umukozi w'igicoco, ubu ngubu aba yarabirangije kera. Umukeba ati ngiye nari mbizi kandi kuva kera, uriya mugabo wazanye ngiye ntabwo namwiyumvisemo. Ati genda ushaka igisubizo vuba vuba, ibyo urimo uravuga gusa ntabwo mbyitayeho. Umugabo ati niko yemeze, reka ngende ngiye nshaka igisubizo, reka mbanze nterete uriya mugore wanjye. Umukeba nuko yagiye ku munyamategeko, uwo mugabo nawe asubira ku mugore uri kwigira inzanga kandi byose abireba, agira ngo arebe ko yabona ibihamya. Umugabo yaragarutse ati mbabarire rwose ukuntu nagiye ngusakuriza ngutera ubwoba, nanjye naringize umujinya, ndabizi ko rwose umujinya ushobora gutuma umuntu akora ibintu bibi, ariko turi abantu turakosa, ntabwo turi abamarayika. Umugore ati nta kibazo, hari ikibazo se? Umugabo atangira gutereta koko, umukeba yafushye yabibonye. Ati none sheri wanjye ko nkeneye gusinya ziriya mpapuro biragenda gute? Nutabikora turaba abakene, kandi nawe uraza kuba urimo uri umukene. Ese urashaka iki? Nibyo ngibyo ushaka ko tuba abakene? Umugore ati ariko ngiye nakubwiye ngo ntabwo nibuka sinya yanjye, kandi ari kubeshya, yigize inzanga ngo avumbure byinshi. Ariko ababonye yigize inzanga baketse ko ari ubugoryi, ariko ntabwo ari ubugoryi. Nubona umukunzi ari gutuza cyane ahubwo uzarushaho kuba maso nawe. Umugabo tugomba kubyibuka rero, sinya ni akantu koroshye cyane. Ese ubu ngubu bavuga ngo wibagiwe ibintu byose wibagirwa no kwandikara, gufata ikaramu. Umugore ati ngiye kwandika wenda nabimenya, ariko sinya yo ntabwo nayibuka. Sinya igomba kuba ari nziza, atari utuntu tumeze nk'inkoko zazirikura hasi. Umugabo ati sinya se yaba nziza, ibyo ngibyo bishatse kuvuga iki? Cyifasa se ukaba ari sinya? N'ubundi ufite umukono mwiza, agenda wandike ibyo ubonye, wandike izina ryawe Helena birahagije.
ati none se ubundi ngiye ko naraze niba no kwandika izina ryanjye Helena ariyo sinya yanjye, ibyo byo nabyandika nitwaje iki? Umugore yakomeje gucangacanga umugabo ati ariko urabizi neza ko njye ndi umugabo wawe, ariko ko nduzi kuva wahagera rwose uri kwitwara nk'aho atari byo, none ubu ngubu ibintu byose ndi kugutegeka uri no kubyanga, ubundi ufite ikihe kibazo wa mugore we? Umugore ati ariko ngiye nakubwiye ibyambayeho nta kindi. Umugabo ati sha ushobora kuba urwaye kwibagirwa koko byanyabyo, noneho rero reka tujye gushaka umunyamategeko, ubundi hano arahari, reka tugende tumugireho usinye, cyangwa se nibikunanira uvuga ko warwaye indwara yo kwibagirwa, ubundi asinya avuga ko utishoboye, ko ibintu byose ngiye mbyeguriwe kubiyobora. Ati kandi ibyo birabaye, urasinya cyangwa se mvuge ko urwaye? Umugore ati ibyo ngibyo nibyo byiza cyane kuvuga ko ndwaye. Umugabo ati sha ntacyo, ubwo ndahita nkubera umwishingizi, mbitware bivugwa ko uri umwishingizi, ubundi ejo nzakurangize. Umugore byose arabizi, nubona umukunzi wawe nta kintu ari kwitaho utazakeka ko ari ubucucu, hari igihe aba ari kukwigaho, ari kukwihorera ngo ingeso zawe ugenda uzigaragaza amenye icyo agukorera. Umugabo ati tugende rero. Umugore ati nguki ko nibagiwe ahantu tugiye, se tujye hehe? Umugabo ati tugende we ujye gusinya, cyangwa se nubyanga tubwire umunyamategeko ko warwaye kwibagirwa, uhite mba umwishingizi wawe. Umugore ati ariko ubundi kuko ushaka kubimubwira byose ibyo ngibyo ni ngombwa? Abaza ibibazo bikomeye gusa, kuko ushaka kumubwira ko ngewe ntibuka. Umugabo ati nyine niwanga gusinya ukanga ko nanamubwira ko urwaye kwibagirwa, uraba uri kumpindura igicucu. Umugore ati reka reka ngiye ntabwo nigeze mbikora, ngiye ibyo ndi kuvuga byose nuko ntibuka gusinya, sinyange ntayo nzi. Umugabo ati ngo ki nta kibazo sha, reka tujye gushaka umunyamategeko, si ibyo ngibyo uri kwigira byose ntabyo ndimo, nkeneye ko usinya impapuro, ibindi uri kwigira byose ntabyo nshaka. Umugore byose yabyanze, gusinya yabyanze, kuvuga ko yarwaye kwibagirwa yabyanze, ariko umugabo ntabyo abona. Umugore ati ntabwo nzanda cyakeneye gutembera ino nzu yose, ubundi ko wangejeje mu cyumba kindi gusa, aho barara ni hehe? Ndashaka gutembera inzu yose nkayimenya pe, nkayamenya aho nzagendanana n'umugabo wanjye ukuntu hameze, nkareba ko nakibuka buri kimwe. Umugabo ati winkinisha se, tugende tujye gusinya. Umugore ati nanjye ndashaka gutembera nonaha rero. Umugabo ati rero wa mugore reka nkubwire, muri iyi nzu uri ejo ntabwo uraba ugihari, namaze kukubwira ngiye ko rwose warangiye, kandi noneho ndi gukora byose kugira ngo nkucungure, ariko ukabyanga sha. Ubu ngubu nigiye mucunguzi we nakubwiye ngo ni njyewe ufite, naho riya muswasengo yagukwiye mu myanda urabona azagaruka se? Ariko uzi ko yagiye atanagusezeye we, yakurokoye ari amafaranga ashaka, niwe uri kwiratana se? Bihagarike we, ese urashaka ko ngiye nkurwanya noneho nkaguhagarika? Mbikora urebe, tugende se. Yamujyanye ku ngufu. Umunyamategeko yategereje yarambiwe, abaza umugore ati ariko wa mugore ubundi biri kuba aha ngaha bimeze gute? Ni gute umunyamategeko azakirwa ahagaze mwanze kuza ngo abereke inyandiko uko zimeze? Ariko muzi ko ngiye mbafite ibintu byinshi cyane byo gukorera, mukeba atari ko nta cyabaye kidasanzwe, ahubwo mbwira nkuzanire icyo kurya se, icyo kunywa se, kugira ngo ukomeze utumwanya. Umugore ati ngiye ntabyo nkeneye, ahubwo umugabo wawe ari hehe? Mukeba atari ibindi arimo. Umunyamategeko ati muzane nonaha rero ndamukeneye. Mukeba aterega twari turi mu bintu hariya byadutwaye umwanya, ariko komeza wihangane gato yaraje mu kanya. Umunyamategeko ati wunguke, ariko ngiye uzi iminota ntaha ngaha, ariko uza akazi twebwe tuba dufite. Mukeba ati ndabizi rwose, ariko ntacyo nabikoraho, nakubwiye ngo utegereze iminota mike yaraje, umbwire nkuzane icyo kurya cyangwa kunywa uba utegereje pe. Umunyamategeko ati reka reka ngiye ndashaka umugabo we nta kindi, mwebwe murifata mukagenda mukansiga aha ngaha. Mukeba ati ariko nanjye ndaha ngaha. Umunyamategeko ati reka reka ngiye ntabwo nabyemera, ariko ibintu murimo by'imitungo mwebwe muzika ari ibintu bikomeye, mwarangiza mukabifata uko nguko uko mwiboneye. Nkeneye reka ibintu bizima, nkeneye ibihamya kugira ngo nsenye ibintu bigaragaza ko ari by'ukuri. Niba umuntu yarabuze, niba yarapfuye muzane ibyangombwa, ngo umuntu yarabuze, ngo umuntu yarapfuye mubyerekane. Mukeba ati ariko arimo arabikoraho rwose. Umunyamategeko ati reka reka ngiye ntabwo nabyemera rero ndarambiwe. Mukeba yakomeje kumwihanganisha rero, ati duha iminota 2. Umugore aranga arigendera. Uwo mugabo ajyanye umugore gusinya ku ngufu yahuye na wa musore ahagize, ati muveho se, uramushakaho iki? Umugabo ati mumvire mu nzu se, ariko ubundi wa mukozi we bite byawuje kugira ute? Sohora uyu musore aha ngaha se. Ati ngiye ntabwo ndamusohora, ndagusuzuguye nawe. Umukire ati wunguki sha, akazi nagushinze warakanze none utangiye no kunsuzugura se? Umusore ati wunguki, ahubwo imikino yawe umenye ko yanarangiye wowe.
umukiriya ati ariko wowe kujya utanyumva sha wa musore we, imikino yanjye isirangira ite wowe? Umusore ati wa mugabo we ugiye kuruhama mu ruzi ibyo urimo. Umukiriya ati reka reka njyewe uzome uri gukinisha mwe bwangaha, ubundi umuntu ugenda atoragura imyanda ni gute yavugana n'umuntu w'umukire nkanjye? Umusore ati rero njyewe nubwo naba mba mu myanda ariko nzi kwita ku mugore, ntabwo ari nkawe. Umuntu afata umugore witurije umukunda agashaka kumwica ngo yegukane imitungo ye, umuntu akabona umugore amuhaye amahoro ari kwitonda ngo yibagiye ibintu nawe agashaka kumubyaza umusaruro nta rusone. Ko nakubwiye ngo umurwaza mureke aruhuke wabikoze? Umukozi ati nanjye bose mbabarire pe, ngiye naje ahangaha nje gukora, ariko ibintu by'amategeko n'ibibazo byo guhemukira abagore njye ntabwo nanabishobora, burya ntabwo ngiye nzanabyemera. Nanjye rigana naniwe kumwica buriya muryamisha ngo ndebe niba azapfa, ariko nanjye ntabyo nakora, muzashaka undi. Ibi ngibi ni uguhohotera abantu, ntabwo ari akazi. Boss ati ni ukumbwisha ariko wibagiye ko ndi boss wawe ra, nta rusoni. Umugabo ati nibyo rwose uri boss wanjye, ariko mubwire ati ibyo wambwira byose umenye ko utakoze akazi kawe neza nagutegetse. Rero none reba ingaruka byambyariye, ubundi warifashe wowe ntiwanamurangiza, none wamuteye kwibagirwa gusa yanze no kubisinya, ntabwo y'amafaranga menshi cyane byose urabyangiza. Mwese arimo mvire nahangaha vuba. Umusore ati reka reka ngiye ntaho njye, ndajya hisi ndasiga umugore nitoreye njya hehe? Umugabo ati ariko sheri wanjye wavuye kuri abo bantu kanza ahora kandi ngiye mwiza kandi ngiye kwitaho kandi ngiye gukunda. Umusore ati reka reka ntaharajya riga. Umunyamategeko yisohokeye abagwaho ati mbese burya nahangaha mwibereye sha, byagenze gute? Uyu si Helena ra, kandi bari banditse impapuro ngo yarabuze ngo yarapfuye. Umugabo ati niko yemeze rwose niwe. Umunyamategeko ati ariko none ko ndoza ari muzima se? Umugabo ati niko yemeze ni muzima nyine aracyari, ariko yarwaye kwibagirwa. Umunyamategeko ati ngo ki kwibagirwa gute se? Ati cyane rwose yarwaye kwibagirwa, uriya nta kintu yibuka, nta nubwo azi n'ukuntu basinya, nta nubwo azi no kwandika neza. Tumva rero ufata imitungo ye rwose uyinyumurireho kuko ubu ngubu ngiye kumwishingizi we. Umunyamategeko ati ariko wa mugabo rero ibi bintu byose ntabwo wari wanabimbwiye, niba ari ahangaha kuri ukeneye umunyamategeko wayimuhaye akabisinya. Umugabo ati ariko uri kuvuga iki? Ntabwo nakubwiye ko atazi gusinyara, ko yibagiwe ibintu byose, ntazi n'uwo ari we, nyamara byose nibyo yigira. Umunyamategeko ati none wa mugore kuko Helena ese nta kintu wibuka? Umugore aribuka byose nibyo yigize. Ni igihe cyo kugaragaza ko noneho amakuru yamenye agomba kuyafatira umwanzuro ukwiriye. Ati byose bigomba guhagarara, niryo jambo yavuze. Baratungurwa, bata umuntu wibagiwe nzi ko agiye kubisinya none ngo byose nibihagarare, nta rusoni. Umukeba ati nkabikubwira ngo nibyo yikora, nibyo yikoze kuva kera. Uyu nguyu rwose mva ni inzobere mu kwikina ibintu pe atari byo. Barumiwe bose, uwigize inzanga, uwigize utagira icyo abona, uwigize ubahohotera akishishikira, bwa nyuma na nyuma yaberetse ko byose yarabyitayeho. Umugabo ati burya wa mugore we ubu uri uramuzi? Umugore ati ndabizi nyine byose. Urashaka ko sinya se? Ngiye gusinya, nasinya ndazizi, ariko icyo ndasinya ni impapuro za gatanya. Ahubwo batungurwa kurushaho, ati uyu mugore yasaze cyangwa? Ati icyo nyine nicyo ndasinya kandi bivuga atuje, nta gusakuza. Umugabo ati ko nduzi byose ubyibuka, ubu se wibutse nonaha cyangwa? Subiza se. Umugore ati rero burya ikintu kibabaje ni uko nta kintu ngiye nigize nibagirwa, byose ndi kwikina. Mukeba ati ngiye narakubwiye abagore turaziranye we, agasura keza kuriya kaba kibagiye ibintu gute? Umugore ati rero ngewe nahisemo kwigira wibagiwe byose, aho guhitamo kumva ibishyo byawe, aho kumva ibyo muvuga, aho kumva imigambi yanyu mibi, nahisemo kwigira wibagiwe kubera ko ntari ahangaha nari nzi imipango yanyu yose murimo. Nifuje kwibagirwa byose kuko numvaga aricyo cyampa amahoro, ariko ntabwo byakunze nabyo. Mukoze nawe ati boss mbabarire pe, imipango yanyu ntabwo nayikoze neza, none birivangavanze. Boss yarumiwe. Umugore ati Matayo umbabarire, narakubeshye ngo nibagiye byose, nigize inzanga, nigize utagize icyo nzi, ariko byose kwari kugira ngo ujye menya amakuru kandi nzafata imyanzuro ikwiriye, kubera ko burya guceceka no kwigira umuntu mwiza no kwigira inzanga mu rukundo no mu rushako si ubucucu, ahubwo ni inzira yo gushakisha amakuru no guha abanzi bacu ubwigenge ngo bakore ibyo bashaka, tubimenye tubibone. Ahataho kugira ngo mbeho nibuka byose wagiye umbwira, ibyo wagiye unkorera, ibyo nakumvishaho byose, nakiberaho mbayeho nk'umuntu yibagiwe, ariko sinigeze nibagirwa n'ibyo byago byawe. Imipango yanyu yose nari nyizi. Ati rwose Matayo mbabarire, ntabwo ngiye nigeze nibagirwa, narakubeshye,
ariko ndagushimira cyane ku bintu byose wakoze n'uburyo wagiye witwara mu kwigira inzanga. Naje kuvumbura ko rwose uri umuntu muzima kandi nzaguhemba bishimishije. Naho mwebwe sha mwashatse kunyica, mwebwe nta rusoni, ntabwo nabyizera rwose. Ukuntu mwakwifata wowe mugabo wanjye nakunze nkizera, nkigira umuntu mwiza kuri we, kankora icyo ashaka cyose, yagira imipango yo kumemukira gutya. Mugabo atunguki ngo ibyo kugukura mu nzira se ushatse kuvuga nibikira? Ntabyo nzi njyewe. Umugore atahubwa Imana kimwe ku munyamategeko ahari byose ari kubyumva. Kandi ndamushimiye cyane ibyo yakoze byose akitinza. Ati kubera ko yaza kuba yabikoze mukagera ku mipango yanyu, mwari kuba muri kwishimira ko ibyo mwapanze byose mubigezeho, ariko ntabwo ariko byagenze. Umugabo ati noneho abanyamategeko we, uyu muntu bishoboka ko yibagiwe pe. Umugore ati reka ngiye ntacyo nibagiwe, nabivuze kuva kare. Ahubwo icyabaye uyu mukozi wawe yagiye kunjugunya nataye ubwenge koko. Arangije afata ishashi amfuka mu mazuru, aravuga ati buriya araza kubura umwuka yipfire. Atangira kugenda njugunyaho udufaranga, atuva mugore yifata ku dufaranga uzaduhe mu ijuru ugure purgatori bazakubabarire. Nuko umugabo yajugunye amafaranga ku mugore. Arakuvuga ati rwose aya ngaya uze kugenda uyagure purgatori. Ataye umugore aho ngaho, bose yagiye kurwana. Uwari umukozi we niwe wabaye wa mbere wo kumufata. Bose atari ko wa mukozi uri kuzana ubugoryi aha ngaho ugira ute? Ibintu uri gukora urabizi wowe? Ndakora se wa mushenzi we. Umukozi ati reka ngiye sinakurekura. Wowe ushaka kumfungisha sha bakujyane wowe. Umugore atari ko mugabo wanjye koko n'ukuntu nagukundaga, ese nibiki wankoreye? Ati sha wa mugore mba narakwiciye ngiye ubwanjye. Umusore ati reka kutabikoze uzibeshya, ahubwo namukoreho nkwereke. Bakujyane sha ujye muri gereza. Mukeba ati none se wite barakujyanye ngiye se ndajya he? Umugore ati wese ugutamukurikira uhagaze aha ngaho ushaka iki? Ihute se. Mukeba ati va ngaho ahubwo wa mugore ugende, iyi nzu se kari yanjye. Umugore atunguki ngewe uranyirukana mu nzu yangera? Mukeba ati niko imeze, ibi ni ibyanjye rero, ubundi we wangije byose nk'uko wahoze uri n'ikintu cyangiritse gusa. Umugore ati wibeshye rero, kuba waraje kuryamana n'umugabo wanjye mushaka kunyisha se bivuze ko byose byabaye ibyawe sha? Iyi nzu ni iyanjye, imitungo ni iyanjye, ahubwo wowe wiva aha ngaho ugende se. Ngiye nzaguma aha ngaha nk'uko nahoze kuva kera, kandi wowe ugomba kwishyura byose wagiyemo n'umugabo wanjye. Ariko umuntu wari inshuti yanjye ni gute yakwifata akantu ntwara umugabora agashaka no kunkura kuri nosi? Mukeba ati rero ngewe nawe ntabwo tugeze tuba inshuti, nkubwije ukuri ntibyabayeho ntibizigera binabaho. Ariko urumva ngiye nawe inshuti nayo gutera sinigeze nanabitekereza kabisa, kandi nanone sinzabitekereza. Ibi ngibi byose uzabyishyura, tuzahangana. Ushaka gukura ku isi ngo nitwarire umugabo wawe sha nurangiza ugaruke? Umugore yasigaye avuga ati rwose inshuti z'ubu ziranyemeje. Abanyamategeko ati rata Helena we, ubu ngubu noneho byose birarangiye, nanjye nzakubera umutangabuhamya wo kwemeza ibyabaye byose, kandi ibi ngibi ni ibihamya byo kugira ngo bari abantu bazakatirwe igihano gikwiriye n'ibyo bakoze. Kandi ibi ngibi byose baba bagiye gukora byo gufata imitungo bakayishyiraho, nta gaciro bifite, ntabwo ngiye nakwirirwa mbikora, kandi byose bizaguma mu mazina yawe. Umugore ati murakoze cyane munyamategeko, Imana irashimwe ko bibagira aha ngaha ukazabihamya. Umunyamategeko ati byose ngiye nanabifotoye n'amajwi yose ndabifite, nzakomeza mbisubiremo neza mbipange neza, ubundi bizaza dukora inyandiko nshyashya. Nuko umunyamategeko yigendeye. Umugore akira gutyo kubera kwigira umwana mwiza, akareka umugabo akamukorera ibyo ashaka agira ngo avumbure byose. Umusore atari ko wa mugore we warambeshye kweri ngo wibagiye ibintu byose kandi ubyibuka? Sha abagore muri abanyabwenge pe. Ati yego rwose narakubeshye, ariko nabikoze kubera impamvu nziza, ubimbabarire cyane. Ntabwo nifuza kukubeshya, nifuje kukubeshya kandi kugera ku iherezo nk'uko nguko. Nari nzi ko umunsi umwe nzakubwira ko nibutse byose, ariko nisanze ngomba kubikora kugira ngo buri wese aha ngaha ibintu yitwaragamo by'ibanga agenda bishyira ahagaragara, bibashe kumenyekana, abashe gufatwa. Natekerezaga ko ariyo nzira yonyine nabasha kubivumburamo. Umusore ati rata ndabyumva, uri mukuri. Umugore ati none se Matayo rata, ubundi kubera iki wankijije? Ko wari ubonye ibifaranga yawe ubyitwarira ukigendera? Umusore ati ngiye ntabwo nabashaka kubona umugore mwiza nkawe apfa, nagomba kugukiza. Kubona umuntu nkawe rwose wisanze ahantu nk'ahariya ni ibintu bidasobanutse, ntabwo ukwiriye gufatwa kuriya. Umugore ati nguki nibyo gusa se, nta kindi wambwira nk'umuntu w'umugabo? Umusore ati impamvu nabikoze nuko nabonye kuri mwiza cyane,
kandi ndabizi nubwo nabonye uri mwiza cyane, nari mbizi ko tutari mu rwego rumwe, nari mbizi ko kandi no gukundana bitazakunda, ariko ndavuga ngo umuntu nkawe ntabwo yakabaye yisanga ahantu nka hariya. Umugore ati tuzi byose ni ibiki, ndabizi ko rwose ugenda mu muhanda utoragura utuntu, ariko se umugabo wanjye we yari umunyamategeko, ariko se ntabwo abonye ukuntu ari umuntu mubi, ntabwo abonye ukuntu yahindutse, naho wowe ugakiza ubuzima bwanjye we yaboroshye. Ese ubwo ari we wahitamo wihe mugabo? Uko waba uri kose njye ntacyo bimbwiye, ntabwo nzigera ngucira urubanza, ahubwo nzagushimira kandi amashimwe yanjye azaba ari kuva mu ndiba y'umutima. Ubu ngubu nicuza cyane kuba narakubeshye ndi kugira ngo nkugerageze, kuko ubu ngubu maze kumenya ko uri umuntu mwiza mu mpande zose, kandi uri na mwiza rega, uri na cyiza. Kandi njye nawe ndi kubona dufite byinshi cyane byo gukora birenze ibyo gutoragura imyanda. Umusore ati nikwemeza rwose nawe uri mwiza cyane, kandi ibyo uvuga byose ndabyumva. Umugore ati nyine n'ibyo ngibyo bimenye, kandi umenye ko ndi umunyamahirwe kuba twarahuye kandi ntusige, kandi ibyo wansezeranyije wakomeza ukabikora. Umusore ati nikwemeza rwose ntabwo nzigira nkureka. Ibyishimo byabaye ibyishimo, kandi urukundo rwabaye urukundo, kuko umugore yamaze kumenya ko umusore afite umutima wa kigabo wo kwita ku mugore. Umugore ati niwe mugabo wenyine wasezeranyije ikintu kandi aragikora, niwe mugabo nyamugabo usezeranya kandi agasohoza. Ese ubu ngubu ibintu kirimo byose waretse nkajya mu nzu, nkajya mu kikoni, nkagira ibyo ngutegurira? Umusore ati yewe ndumva ibyo bintu ari byiza. Rero inzu yanyu se ngo ugiye kuyintemberezamo? Okay, nta kibazo, n'ubundi mba nisonzeye, reka twigendere. Uko bagiye kwigira ntacyo bimbwiye, kwigira simbireba, kwigira simbizi, ntago ari ubuswa. None umukunzi wawe ameze gutyo, ntuzashake kubibyaza amahirwe ngo umuhemukire kurushaho, kuko barimo arakwigaho, kandi umwanzuro azafata azaba ari umwanzuro ukomeye. Turagushimiye cyane wowe banyarwanda kugira ku musozo. Reka twibutse ko iyi ari Gira Ubuzima TV, musobanuzi ni Gira Ubuzima Legend. Niba utarakanda subscribe babikora nonaha. Bye bye, naho ubutaha, turabakunda cyane.